Ubusanzwe twivugira ibimera byakunze gukoreshwa n'abakurambere kuva kera ndetse na n'ubu. Akenshi bikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'uko abahanga bagenda babigaragaza mu bushakashatsi bwabo. Uyu munsi ndababwira ku kimera cyitwa Kapusine. Nitwa Freddy, iyi ni YouTube channel yitwa Ikibabi TV. Kora share na subscribe. Uraba uduteye inkungi ikomeye. Icy'ingenzi wamenya kuri Kapusine nuko ari ikimera cyica imyanda yo mu myanya ndangagitsina. Reka tuvuge gatoya ku mateka y'iki kimera. Nasturtium nini yatangijwe n'Abadage bigarurira i Burayi mu 1680. Iyi Kapusine yagaragaye mu busitani bw'abihaye Imana, kandi iki gihe yubahirizwaga cyane nk'igihingwa cy'imiti n'imiti mu bihaye Imana. Ururabyo rwa Nasturtium rwibutsa ingofero y'imigenzo ya Mona, rushobora kwerekana ko izina ryarwo ryakomotse ku bamonaki ba Kapusine. Nk'uko andi makuru abivuga, izina ryayo rikomoka ku mababi yacyo ameze nk'ingabo peritate, kubera ko tropaulum iboneka ku ijambo ry'ikilatini tropaum risobanura igikombe, kandi mu ntangiriro cyari igiti cyari kimanitseho ingabo kandi intwaro z'abatsinzwe nk'ikimenyetso cy'intsinzi. Big Nasturtium cyangwa Nasturtium tropaulum majus ni igihingwa cyatsi kibisi cy'umuryango wa Tropaulaceae ndetse n'ubwoko bwa Tropaulum. Iki gihingwa cy'imitako kiribwa, birashoboka ko cyaribwa nk'uko mbikubwiye, kandi ni imvange y'imboga, ushobora kukirya nk'imboga. Nanone gikomoka muri Amerika y'Amajyepfo. Iki gihingwa cyamenyekanye mu Bufaransa, kinamenyekana muri Peru mu mpera z'ikinyejana cya 17. Ni ukuvuga ngo Kapusine ni ikimera gifite amateka ahambaye cyane mu mibereho y'abantu. Abihaye Imana ni bamwe mu bantu bamenye ibanga ry'iki kimera ko ari izingiro ry'imiti, ari izingiro ry'ubuzima bwiza. Bundi Kapusine ni umwe mu miti gakondo myiza, tujye tuyibona cyangwa natwe tukayitera mu busitani. Nyamara Kapusine ifite umumaro ubuzima bwacu. Uyu ni umwe mu miti gakondo ikoreshwa kuva kera cyane kubera akamaro kayo mu kuvura indwara zinyuranye, cyane cyane izo mu myanya y'ubuhumekero. Ubundi Kapusine ikungahaye kuri byinshi. Ifite muri yo imyunyungugu itandukanye nka potassium, calcium, amavitamini cyane cyane C. Ku bagira ikibazo cyo kwituma, uyu ni umuti udahenze nubwo utubuto twayo ari duto, nyamara iyo ufashe grama 70 z'ifu yatwo ukavanga na grama 150 z'ubuki, ukajya unywa ikiyiko kimwe gatatu ku munsi, uba wagakemuye rwose. Kapusine idufasha mu kuvura inkorora, grippe, bronchite, ntibyongere kukuzahaza. Umuti n'uyu, icyo usabwa ni ukwanika ibibabi n'indabo, ubundi ukikorera ifu niyo ibikika neza kandi yoroshye gupima. Ikiyiko kimwe cyayo ukivanga n'amazi ashyushye, itasi ya mililitiro 300, ukanywa igikombe kimwe gatatu ku munsi. Ufite ikibazo cy'umusatsi ufukagurika, wihangayika, fata indabo n'ibibabi byuzuye amashyi ucanire muri litiro y'amazi, nibimara kubira uyungurure amazi, utangire guhora winikemo umusatsi mu gihe cy'iminota 15. Ukajya ubikora buri munsi iminsi 3 gusa, bibe bihagije ngo umusatsi wawe ukomere. Ifasha mu kunyara cyangwa se kwihagarika, koroshya mu nda, kuvura ibishishi n'ibiheri mu maso. Iyo uvura ibiheri uvuguta amababi n'indabo ukajya ukuba mu maso buri gitondo, ukabikora mu gihe cy'ibyumweru 2. Ubundi iyo kimara gukomereka agasebe kadakanganye, uvuguta amababi yayo ukarambikaho. Bifasha igisebe kuma vuba, bikanarinda ko hajyamo mikorobe, gusa ntubitinzeho ngo birenge isaha imwe. Amababi, indabo n'utubuto byose biravura. Icyitonderwa: mu gihe ugiye kuyikoresha ukiva mu murima, ni byiza kubanza kwisukura, kuko udusimba dukunda kujya mu mababi yabo, no mu ndabyo. Ushobora kubyinika mu mazi ashyushye mu gihe cy'umunota umwe, noneho ukabironga nyuma mu mazi meza, ukaba wabona gutangira kubikoresha nk'umuti. Gukoresha nyinshi bishobora gutera uburyaryate. Koresha igipimo cyavuzwe haruguru. Kugeza ubu nta kibazo cyariye irateza mu ngeri zose.
ntawe utemerewe kuyikoresha keretse umwana utaratangira kurya nk'abakuru, ni ukuvuga utarageza ku mwaka. Nyuma yo kuyinywa ugomba koza amenyo, mu musatsi ugomba gufuramo. Ikindi nakwisabira, ese kubera iki mu busitani bwawe utateramo uru ruboga ruvura? Benshi babona yanimejeje bakayirandura. Ibyo sibyo, ukwiriye kuyitaho, kuko kuyitaho ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane kuri wowe, ndetse byanagufasha mu kwirindira amagara yawe ukagira ubuzima buzima. Mubonye ko ari ingenzi cyane kuyikoresha. Ikindi utamenye ni uko kapusine amababi yayo uyagereka hejuru y'ibiryo bishyushye rwose, arahonga agasa n'akubiswe n'umwuka w'ibiryo, bihita bimera nk'imboga. Icyo gihe kuri ba bantu badakunda kuyirya itari yashya biraborohera cyane kuyirya. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe ku Kibabi TV, ndetse nawe wakoze share. Aka kari akamaro ka kapusine. Kapusine ni ingenzi nk'uko nabikubwiye. Aya ni amateka y'ibimera ndetse n'akamaro kabyo ku Kibabi TV. Ndabakunda. Ubutaha tuzavuga ku kamaro k'imbuto za kapusine. Nizere ko nzabasanga ku Kibabi TV mbabwira akamaro k'imbuto zabyo. Nyita Freddy, amahoro kuri mwese.